jije kuri nibishaka yego nibishaka ukuntu tumubona mu byukuri ntago mwizera ntago mwemera ntago mwemera nk'umuhanuzi cyane ko iyo umuntu w'umugabo impamvu umuntu w'umugabo washinze urugo akabyara abana yego akaza ku muhanda akavuga ngo umugore ngo yaminaga inkare niba ashaka gukorera Imana abanye n'Imana neza nahindukirira umugore mukuru yego sizi abantu twese tubaho tutumvikana rimwe na rimwe nago abantu babahuje ibyiyumviro ariko nareke ibyarimo niba ashaka gukorera Imana neza nahindukirira umugore bashakanye mu busore bwe yego akora umurimo w'Imana avuga ati ndi mu rugo rwanjye rukuru nibwo n'abantu bazamwumva tahishurirwa uwo mwuka ko ari igipimo cy'Imana bakihutira gukora iki ngo guhunga nje niko njya numva bivuga ngo arahunze ngo afite n'inzira yacamo kugira ngo ahunguke icyo kiganiro nakibonye yego rero ikintu nabwira nibishaka aka kanya ntaho muzi pesi ndanamubona mubona kuri social media ariko namugira inama niba ashaka gukorera Imana abanye n'Imana neza nahindukirira umugore mukuru yego sizi abantu twese tuba mwizera ntago mwemera ntago mwemera nk'umuhanuzi cyane ko iyo umuntu w'umugabo impamvu umuntu w'umugabo washinze urugo akabyara abana yego akaza ku muhanda akavuga ngo umugore ngo yaminaga inkare akongera akavuga ngo umugore ngo hari ibyo ngo tutumvikana ngo turatandukana nukuri nge nta mukozi w'Imana utandukana n'uwo bashakanye yego umva impamvu niba pasiteri ajya gusezeranya abantu akavuga ngo muzatandukanywa n'urupfu kandi urwo rupfu rukaba rutabayeho niba uri umukozi w'Imana uba ugomba kwihanganira ibigeragezo by'Imana Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe abari mu Rwanda abari hanze igihugu cy'u Rwanda abari mu mahanga nyuma waba udukurikiye urwaye waba udukurikiye ubabaye waba udukurikiye uri mu bibazo bitandukanye cyangwa se yenda uri no mu byishimo byose birashoboka ndagira nkubwire ngo ibihurimo byose byatanzwe n'Uwiteka umugabo umwe witwa Yobu yahuye n'ibigeragezo byinshi arangije aravuga ngo ariko byose byatanzwe n'Uwiteka byose byategetswe n'Imana ibyo nibyo byatumye Imana imukiza imukuraho icyasha imukuraho ibyago yari yemeye ko Satani amuteza Yobu ahindurirwa amateka ibyo yari yarabuze byose Imana igenda ibimusubiza imukubiyemo ni Imana rero itareba nk'abantu ahubwo ni Imana ikora nk'Imana uyizere kandi uyumvire kuko ntizaguhana ntizagutererana murakoze cyane nk'uko mubibona kuri kamera zacu twongeye kwakira umutumirwa nk'uko muri kubibona n'ubwa mbere tumutumiye ariko ndizera neza ko biza kugenda neza cyane biraza kuba ari byiza mukozi w'Imana turakwakiriye Yesu nashimwe yesahimbaza amakuru yanyu amakuru ni meza ko mufite murare nyinshi bimeze bitana maze bisi nakira abantu tugatangira kuganira mbona ari abantu batuje ukuntu ariko uyu munsi wowe ufite murare ibanga nirihe nuko ko ufite murare murare nge ndayihorana kuko niyo kamere yanjye
impamvu mporana morale ni ubuntu Imana yangiriye ntabwo ari benshi bahorana morale pe ariko ngewe morale Imana arayimpaye kandi ndayishimira. Amen. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo turi kuvugana ninde, uwo kwatumiye ninde? Uwo muri kuvugana aka kanya nitwa Uwineza Clarisse, nkaba mvuka umuryango w'abana 4, akaba ari nje mwana wa 4, benshi bita bucura. Tuvuga turi abakobwa 3 n'umuhungu 1. Nanjye nagiriwe ubuntu Imana impa umugabo. Yego. Ndi umumama, ndi umugabo umwe tubana byemewe n'amategeko. Imana yatanze umugisha mu rugo rwacu, ndi umubyeyi w'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1. Yego. Urakoze cyane, urakoze cyane. Imana iguhereze umugisha. Uyu munsi ubaye umwe mu bantu batinyutse kuza kuri kamera bakatura ko afite urugo, kandi ukanavuga uti ni umugisha, nagiriwe umugisha. Imana yampaye umugabo. Uyu munsi ugatinyuka ukabivugira ku mugaragaro ukavuga ati Imana yampaye umugabo. Ni iki gituma bamwe mu bitwa ko ari abakozi b'Imana badatinyuka guhamya ngo bavuge kuri social media bature bagaragaze ko urugo ari umugisha, ahubwo tukabona benshi baraza baje gushyira hanze abo bashakanye? Ubu ni impamvu ibitera ari iyihe? Impamvu ibitera ya mbere nakumva ko icya mbere nabona ko ari ubupagani. Yego. Icya kabiri nakumva ko ari ukutemera urwo rugo, ntago barwemera. Kuko burya iyo wemera kandi ukanakira icyo Imana yaguhaye giha n'agaciro ukabishimira n'Imana. Rero kuri icyo warumbajije cy'impamvu batabyemera, numva ari icyo ntago baba byishimiye, baba banga mbese niba ari abamama babikora baba bagira ngo hari bategereze abandi bagabo. Niba ari abagabo babikora ubwo nabigereranya kuko nyine baba bigize abasore, sibyo? Baba bashaka wenda kuzashaka abandi bagore. Numva ari iyo mpamvu. Wumva ari iyo mpamvu bitera. Ariko se nukubera iki? Nzi ko uretse nyina w'umuntu, undi muntu ushobora kumenya umuntu uko ateye, haba ku mubiri, ku mutima wo burya bitwara igihe, ariko ushobora kukwitaho nk'uko umubyeyi yita ku ruhinja, ni umugore mwashakanye cyangwa umugabo. Ariko uyu munsi ugasanga barabana umunsi ku munsi, barararana, sibyo? Barogana, umwe ararwara undi akamuvuza, barafashanya mu buzima bwa buri munsi. Ariko hakabonekamo abantu batifuza na rimwe kuvuga abo bashakanye neza, kandi bari busubirane, bari burarane, ari butahe muri urwo rugo, ariko ntatinyuke kubihamya. Impamvu harimo uburyo bubiri. Yego. Ntago ngewe nuyumvisha ukuntu ushobora kuba warakunze umuntu ari umukobwa mukabyarana nk'uko, nyuma hakazaho kukumva ngo ntago uri bumwemere. Icya mbere ni ubupagani. Yego. Ngewe mbyita ubupagani kenshi kuko ntago umuntu aba akijijwe bya nyabyo. Kuko ukijijwe hari n'iby'Imana ikubuza. None se nimba umuntu akunze undi yamara kumukunda nyuma agahindukira akamwandagaza, icyambere ntago uba wubashye n'Imana kwa ubusuzuguye n'Imana. Ubwo rero impamvu babihakana akenshi mba numva ngo babihakana kubera gutwika. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana kugira ngo ikiganiro cyacu kize kugenda neza. Yego, murakoze. Twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorerwe mu isi nk'uko gikorwa mu bo mu ijuru. Utugenera ifunguro dutunga uyu munsi. Data, utubabare ibicumuro byacu kandi uduhe no kuba baraducumuraho. Nyagasani, ntuduterane mu bitwoshya, udukize icyago. Turagushimiye kubera kuri Imana igena ibihe, kandi Uwiteka turiho kubera wowe. Turi amahoro kubera wowe. Niyo mpamvu twicaye hano, nuko turi amahoro.
turabigushimiye rero uduha umugisha abadukurikiye bose kuri iyi channel Imana iriho TV ubaha umugisha ubongerere ibyo bagusaba byose bibakubire 770 natwe turaha rero uduha umugisha rwose turawugusabye mu izina rya Yesu Kristo Imana ishimwe amen. Urakoze cyane Imana iduhereze umugisha kandi n'abadukurikiye bose Imana ibahereze umugisha. Uri muravuga ngo abo bantu mu by'ukuri baba bashaka gatwiko. So buriya rero hari ijambo rimwe njya ntekerezaho cyane ryo muri Bibiliya rivuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Buriya umuntu udafite ijuru rito yabona ijuru rinini. Ijuru rito bwa mbere na mbere rihera mu mutima w'umuntu. Ijuru rito impamvu uvuze ngo rihera mu mutima w'umuntu ni ukugira umutima utinya icyaha. Iyo ufite umutima utinya icyaha uba ufite n'ijuru rito muri wowe. Rero impamvu bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito, urugo rwiza ni ijuru rito nuko nyine kuki bongeraho rwiza se nuko nyine urwo rugo rwiza ruba rurimo ibyiza koko. Haba harimo urukundo, haba harimo kumvikana ndetse no gushyira hamwe. Ibyo bintu iyo bitari hamwe ntago riba ari ijuru rito pe. Genda byemeza ko hatarimo urukundo, hatarimo kubahana, hatarimo n'ubwumvikane ntago riba ari ijuru rito. Ntago riba ari ijuru rito pe. Hanyuma uyu munsi tubona ibyitwa divorce, tubona abantu batandukana ariko mu by'ukuri bagatandukana imbere y'amategeko. Ese ko baba batandukanye imbere y'amategeko ntibajye kwa pasiteri wabasezeranije bamubwira ati twaje imbere y'amategeko twatandukanye, turaje nawe wadusengeye wongere udusengere isengesho ryo gutandukana. Ahubwo iyo batandukanye imbere y'amategeko umwe aragaruka akabwira pasiteri ati nshingira, kandi pasiteri akamushingira. Mu by'ukuri ubona abapasiteri bo bitwara neza muri iki kintu kijyanye n'ingo. Niba umuntu muherukana umushingira aragarutse ongera unshingire, dore ngibi bipapuro byo mu murenge twakoze divorce, pasiteri agahita yongera agashingira, kandi mu by'ukuri ntiyabatandukanyije n'uwa mbere kuko Bibiliya iravuga ngo icyo Imana yifatanyirije ntihakagire ugitanga. We ko akomeza gufatanya tukabona amushingiye n'umugore wa mbere, amushingiye n'uwa kabiri imbere y'Imana. Mu by'ukuri abapasiteri ubona bitwara neza muri iki kintu. Navuga iki kintu icyo nakivugaho ni uko nabo ubwabo baba bari kwikururaho umuvumo. Kuko niba umupasiteri abikoze gutyo wa mugani baba bizeye amategeko ko ari yabirangiza. Uko amategeko aba yabirangije ntago bihagije nk'abantu basezeranye imbere y'Imana koko. Bagakwiye nk'uko wari ubivuze bari bakwiye kujya n'imbere y'umushumba runaka wabahaye ubwo bubasha bwo kubana bakavuga ati dore byanze, dore yuko mbere y'uko ujya no kwa pasiteri ubanza muri ayo mategeko. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze muri ayo mategeko bakemeza iyo gatanya uba ugomba guhindukira ukajya no kwa padiri cyangwa ku mushumba runaka. Rero ikintu navuga kuri cy'abapasiteri babikora gutyo ntago baba barasizwe ngo basirwe mw'uwo murimo, cyane ko hari n'abapasiteri basezeranya ku bw'amafaranga, bagasezeranya abantu wabahaye akantu. Ubwo rero ntago baba bari muri uwo muhamagaro. Ubundi umushumba ufite umuhamagaro wo gushyingiranya abantu, wo kubanya abantu, aba agomba no kuperereza ese niki cyatumye iyo gatanya ibaho. Yego, noneho hakabaho no gusenga, akabaza Imana, akabaza ati se koko aba bantu ntago bakwiye kubana, akabanza kumva icyo mwuka w'Imana amubwira, akabona kumushyingiranya n'undi muntu. Yego, urakoze cyane. Ubwo uri n'amatwi niyumve mu by'ukuri amenye inzira akwiriye gucamo. Uyu munsi wa none uje hano kuri social media aho bamwe bita ku mihanda. Ese waba waritegereje ukareba ibitagenda neza bihari n'ibigenda neza?
mana iyi social media rero mwitanga imihanda Yego. ngewe numva ibitagenda neza nibyo byinshi ibitagenda neza kuri iyi mihanda ngewe numva nkanababara cyane ni ibintu bijyanye n'ubuhanuzi. Yego. Abantu benshi bari kuza muri iyo mihanda mwita gutyo nge ntago mbyumva niba ari nako byitwa ni akabyiniriro mwabyise. Yego. Ariko ikintu cyitwa ubuhanuzi bari gukinisha Imana nk'umubebe, bari gufata Imana bakayisimbiza kugira ngo iseke nk'umubebe. Umubebe iyo atangiye guseka uramubyinirira kugira ngo asohora, kuko bari kuvuga ngo Imana yababwiye. Nareba imyitwarire bafite nkabona atari Imana iba yababwiye, ahubwo bafite indi myuka bakorana nayo. Kuko ntago waza ukabwira abantu ngo Imana yambwiye ibi, ngo yambwiye ngo shyingiranwe na runaka, ejo undi mwanya ngo iby'umwuka mbivuyemo, ngo umurangamutima yanjye nganyerekeje kuri runaka. Kandi bwa mbere waje uvuga Imana ko ariyo bukubwiye, ugarutse uvuga ngo ni amarangamutima kwerekeje kuri runaka. Ntago ibitagenda neza ni ibi bintu by'ubuhanuzi, ni ibivuga uko bari. Reka tubivugeho kuko ntawamenya, yenda wasanga iki ari cyo gihe cyo kugira ngo hagire ugira icyo akuramo, kandi uwahinduriye benshi gukiranuka azahembwa. Ni umusada wawe, ni itafari ryawe. Ese niba umuntu aje kuri social media akavuga ngo Imana yambwiye, ubundi ibyo ubwabyo birakwiye kugira ngo aze gutambutsa iyo message? Oya. Yenda kuri social media nawe ngiye ku ruhande rwawe, ariko nanakubaza kuko urumva nawe wabonye ko hari ibintu bitagenda neza. Uyu munsi rero ndagira ngo ubivumuze ibitagenda neza byose, niturangiza tubihereze umuti. Ntabwo twarebera umurimo w'Imana ukomeza gusenyuka gutya. Nirinze kukubaza ahantu usengera, ariko abantu ndizera ko badukurikira benshi barakuzi, barahazi, ntago ari ngombwa, ariko uri umukristo. Yego. Hataza no kugira ukubona utashyizemo igitambaro ngo atekereze ko hari igikuba cyacitse, sibyo? Uyu munsi twamaze kumenya ko tugomba gupimira abantu mu mirimo bakora, ibikorwa byabo, kuko nabiyorobekaga uyu munsi turi kubabona. Niyo mpamvu urumubwira ngo ntuze kuniganwa n'ijambo. Nanjye ho numva ngomba kukubaza, ndakubaza. None se niba umuntu aje akavuga ngo Imana yari yamubwiye ko agomba gushakana na runaka, mu nyuma ati Imana yahindutse, by'ubwabyo bigize ikibazo. Biragiteje ndetse cyane. Ikibazo rero kibabaje, babikora bazi ngo bari gushimisha abantu. Yego. Nabo ubwabo ngo bishimisha, ariko nyamara hari uwo bababaza. Hari uwo babaza pe, kandi arababara cyane. Iyo Mana baba babwira abantu, ntibayibwire gukomera kwayo ngo bamamaze ubutumwa bwayo. Umuririmbyi bita Charles Kagame yararirimbye ngo turi mu isi nk'abahamya b'ijuru. Niba turi mu isi nk'abahamya b'ijuru, tugomba gukora umurimo ushimisha ijuru. Sibyo? Nta gukora umurimo ushimisha ijuru. Hari ibyo Imana yatubwira ngo nuba ufite imyenda ibiri, uhe mugenzi wawe utawufite. Rero aba bantu baza bamamaza ngo Imana yababwiye mu ndonke zabo, babeshyera Imana, rimwe na rimwe bashaka no kugira ngo bamamare. Ni bamamare, ariko bamamare mu butumwa bwiza. Bareke kubeshya abantu ngo Imana yabatumye. Oya, ngewe rwose niyo mbirebye nshaka kurira. Ubwirwa n'iki ko atari Imana yabatumye? Oya, nawe ibyo ubona ubibona. Imvugo babivugana ubwayo, babivuga mu mwuka utari uw'Imana. Mbese ni gute ejo umuntu araza akavuga ngo Imana yamutumye, ejo mu kanya ukabona atutse umuntu runaka, agitutse nge ntanasubiramo. Urumva uwo muntu aba yigeze mu twebo tubiri. Aba yigeze mu twebo tw'inkozi z'ibibi, yigeze no mu kebo ku mukozi w'Imana. Icyo gihe ntabwo ubona ahantu mu class ahanyawe. Numva rero ibyo bintu bibangamye, babikosora. Amplis bikora abantu bakuru basobanukiwe Imana iyo ari yo. Iyo babivuze rero ari n'abantu bakuru, bibabaza abantu. Bajye bahitemo umurongo wa nyawo,
bavuga bati tugiye mu Mana tuyigiyemo cyangwa se tugiye muri ibi bindi tujyamo tubijyemo ariko pana kwirwa bacangacanga abantu. Je numva ari icyo kintu rwose bakosora bareke gucanga abantu muri make. Jije kuri nibishaka. Yego. Nibishaka ukuntu tumubona mu by'ukuri ntago mwizera ntago mwemera. Ntago mwemera nk'umuhanuzi. Cyane ko iyo umuntu w'umugabo impamvu umuntu w'umugabo washinze urugo akabyara abana Yego. akaza ku muhanda akavuga ngo umugore ngo yaminaga y'inkare akongera akavuga ngo umugore ngo hari ibyo ngo tutumvikana ngo turatandukana. Ni ukuri njye nta mukozi w'Imana utandukana n'uwo bashakanye. Yego. Umva impamvu niba pasiteri ajya gusezeranya abantu akavuga ngo muzatandukanywa n'urupfu kandi urwo rupfu rukaba rutabayeho, niba uri umukozi w'Imana uba ugomba kwihanganira ibigeragezo by'Imana. Erega hari ishuri ry'Imana twiga. Imana ikagupimisha umugore washatse cyangwa ikagupimisha umugabo washatse kugira ngo ibone igipimo igufatamo. Rero hari abantu babona ko batahishurirwa uwo mwuka ko ari igipimo cy'Imana bakihutira gukora iki ngo guhunga. Njye niko njya numva bivuga ngo arahunze ngo afite n'inzira yacamo kugira ngo ahunguke. Icyo kiganiro nakibonye. Rero ikintu nabwira nibishaka aka kanya ntaho muzi pesi ndanamubona mubona kuri social media ariko namugira inama niba ashaka gukorera Imana abanye n'Imana neza nahindukirira umugore mukuru. Yego. Sizi abantu twese tubaho tutumvikana rimwe na rimwe nago abantu babahuje ibyiyumviro. Ariko nareke ibyarimo niba ashaka gukorera Imana neza nahindukirira umugore bashakanye mu busore bwe. Yego. Akora umurimo w'Imana avuga ati ndi mu rugo rwanjye rukuru. Nibwo n'abantu bazamwumva. Kumbwira ngo umuhanuzi nta urugo rwawe rwarasenyutse ukorera Imana abana baraho nta papa babona iyo Mana uri gukorera ni iyi. Ntago mbyemera. Ariko Theogene agaragaza ibimenyetso simusiga by'inkoni yakubiswe kugeza ubwo afashe icyemezo agahaguruka akava mu rugo na leta ikabatandukanya, sibyo? Ahubwo nge nakwibaza ngo uyu munsi umugira inama yo kuvuga ngo nimba ashaka kuba umukozi w'Imana wa nyawe yongere asubirane n'umugore we wa mbere. Yego. Ari nawe w'isezerano. Yego. Ubu se uyu munsi bizamworohera cyane ko yashyize hanze umugore we nawe akamushyira hanze, mbese bashyiranye hanze. Ubwo bizoroha? Byakoroha kuko icya mbere nibo babiri. Yego. Batarebye abumvisha ibyo batarebye komanteri bo babiri. Yego. Byakoroha bicaye hamwe kuko n'ubundi bahuye ari babiri. Yego. Bafite kwicara n'ubundi ari babiri. Nibaza bya Theogene ntago byasakuje kurenza ibya Sirasi. Yego. Sibyo? Kandi aka kanya niba atari bya social media nibaza ko basubiranye. Yego. Sibyo? Ubwo rero abantu ni babiri. Ntago ngewe niba narumvisha ibiganiro byabo wenda namakosa bakoze uko ari babiri. Yego. Ariko biroroshye nawe ubwe yavuze ati umuryango mabukwe avuye icyangugu hamagara mukuru wanjye uraha naha nta n'iminota 30 byamutwara ngo basubirane. Yego. Kuki atabikora se? Ibyo bintu yakabikoze ahubwo vuba. Yakabikoze noneho agahinyura. Erega muri iyi si dutuye hari n'ababyishimira wari ubizi. Bashwana n'umuntu rwose bakavuga ati wow ibyo nibyo twashakaga. Rero kugira ngo urwanye umwanzi. Yego. Theogene kugira ngo arwanye umwanzi
ni na format ibyo yumvishe kuri social media niyibagize ibyo yatanze nk'inkuru abwira umugore ati mbabarira narahubutse n'umugore abwira umugabo ati mbabarira narahubutse ariko twicare hamwe twirengagize biriya byose abana babone papa abana babone mama mu by'ukuri ibyo bintu bizamufasha ntagire ikindi nguvuga ngo ngarabagaburira inzu ngo y'ibiki ye kubyitaho niyite ku gaciro basi k'abana yego umukozi w'Imana nyawe nuhagarara ku rugamba arimo kandi urugamba agarutsinda yego ntabihora ari induru niko nje ntabivuga ntabwo byahora ari induru ntabwo byahora ari induru yego none se ukaba utekereza ko baramutse basubiranye ariyo yaba imbarutseho kugira ngo abe umukozi w'Imana muzima mushyigikira hari n'abandi batamushyigikira ariko umugore avuze iki ku buzima bw'umukozi w'Imana ni kinini umugore uzi icyo amaze ku buzima bw'umukozi w'Imana yego icya mbere umugore yamushyigikira yego yamushyigikira tuvuga niba agiye kuvuga ubutumwa ahantu runaka aba agomba kwifurira kiterera ipasi ikoti ari bwambare yego akihanagurira urukweto akaniherekeza akabyite gutya ariko aka kanya umugore ku mukozi w'Imana cyavuze nuko umugore ashyigikira umurimo w'Imana kurusha n'umugabo buriya abagore urabizi ko turi abanyembaraga aza kuko bazahari n'ahantu numvise ngo bagiye gukora abashumba b'abagore hatari hamenyerewe biriya ngo barabyanze ntabwo babyanze urumva umugore ahantu hose asanganywe imbaraga ashobora no kubwira uburyo uri buvuge iryo jambo yego akaguhugura mu iryo jambo uburyo uri buritambutse urumva ni ubufasha butandukanye umugore ufite umugabo w'umukozi w'Imana yanamusengera reka yego sibyo ariko buriya umukozi w'Imana udafite umufasha reka nkubwire pe nta nubwo nese ubundi yagira abandi inama yabagiriye inama kandi tubona hariho n'abasore baba abapasiteri none se ntibaba bagira abantu inama reka nkubwire azigira abasore bagenzi be ntabwo navuga ngo arahagarara imbere y'iteraniro ry'abantu 200 ngo abwirize ubutumwa bwiza bwerekeranye ku ngo kandi nawe rwo rwaramunaniye ubusa urumva bishoboka urakoze cyane uyu munsi tubona abantu bashaka gukosora abandi bagashaka kubabwira uburyo bubaka ingo zabo kandi zabo zarabananiye nibyo nari ndi kukubwira bagashaka kubagira inama ariko se koko bishoboka bite kugira ngo umuntu yubake by'ahandi ibyo byaramunaniye nyine urumva ntawe utanga icyo adafite yego ntabikubwiye hari utanga icyo adafite icyo ufite uba ugomba kugikomeza kugira ngo ugire n'uwo ugira ugiha nimba ufite turi ku nshinga y'urugo niba ufite urugo rwiza bajya bavuga ngo niba ushaka ikibanza aganira n'uwakiguze yego sibyo nushaka inzu uganire n'uwayubatse kugira ngo akubwire uburyo bugenda rero kuri iki kintu cyo ngo umuntu arakugira inama y'urugo nawe rutameze neza nibaza ko bitakunda ntawe utanga icyo adafite ikintu bita icyapa urakizi icyapa ndakizi ikintu bita robine y'amazi urayizi ndayizi none se iyo robine bafunguye amazi bavoma mu by'ukuri hari ayo yisigariza ayo bashaka yose niyo bavoma yenda reka dusipoze icometse kuri sterine bavomye amazi ashize muri sterine robine hari ubwo igira ubwenge ngo ivuge ngo reka nisigarize duke urumva ntabwo yagira kandi wayifungura urakoze none se icyapa ushoboye kujya ugasanga handitse ngo hano niho barira hari resitora yo kurya hano bacuruza imineke bacuruza ibishyimbo bacuruza ibigori bacuruza ibintu byinshi by'ibiribwa mu by'ukuri uretse kuranga
hari ubwo gihaguruka mu kigeni nacyo kiryeho. ntago bishoboka. None se mu murimo w'Imana wo ni gute hatabamwo ibyapa n'amarobine? Niba ari ibyo byapa birahari pe. Byapa birahari, ariko ikibabaje ni ukuyobora abantu wowe utari bwigerereyo. Nicyo kintu kibabaje rero, kuyobora abantu wowe udashoboye kugera aho bagiye. Yego. Mana yo mu ijuru, ni agahinda gakomeye. Yego. Nk'icyo cyapa niba kirangira abantu bakajya kurya, cyo kigasigarana inzara. Urumva se kiri kungura bariya, ariko cyo ntacyo kiri kwiyungura. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma hakorwa iki kugira ngo iki kibuga cy'abahanuzi, abahanuzi kera twabasangaga mu butayu, tukabasanga mu byumba by'amasengesho. Ubu uyu munsi ukeneye umuhanuzi wese araza aramuhigira kuri social media. Hakorwa iki kugira ngo ari twe dukeneye abahanuzi, ari n'abahanuzi bahari ubwabo, umurimo w'Imana ugende neza? Ngewe numva nta n'impamvu yo gukenera umuhanuzi. Yesu yatabuye umwenda mu kabiri. Yego. Ahera kugira ngo hafunguke. Ngereyo ugereyo runaka agereyo. Yego. Niba ushaka umuhanuzi mukuru ni Bibiliya. Jya mu ijambo ry'Imana rikubwira icyo ugomba gukora. Naho ninza ngo umuhanuzi ngo ndaje ngo numvishe Noheli ngo yerekwa ko ngo yashatse ibi n'ibi, ngo buriya ngo ni umuhanuzi. Reka nkubwire, umuhanuzi nemera n'umwe ni ijambo ry'Imana. Ko tutari bubihurizeho se? Turabihuza. Buri muntu wese agira umujugunya mu kidendezi. Kidendezi Betesida ntukizi? Uko byari bimeze wese ntihari afite umurwaza. Yego. Reka nibyo. Mariya ajya kubyara, Imana yamutumyeho umuhanuzi. Sara ajya kubyara, Imana yamutumyeho umuhanuzi. Sibyo? Ibyo ni ibintu bikomakomeye ndi kuvuga. Nanjye njya kugira yenda igikorwa nkora runaka, natumweho umuhanuzi. Sibyo? Nawe ntabwo ugeze iyi saha utarahanurirwa, ariko noneho wowe ufite n'umwuka wo kuba ubyiyumvira. Ariko njye siko bimeze. None niba buri wese yemereye kwigerera hera, twese turi abanyabuntu se? Twese twagiriye ubwo buntu bwo kugerayo? Yego. Abantu bose se barerekwa? Oya, ntabwo twese twerekwa, ariko twagiriwe ubuntu ko tugomba kugerayo byanga bikunda kuwabishatse. Sibyo? Nese ko njya mbona abantu batega indege, abandi bagatega imodoka bakagenda ibirometero n'ibirometero bagiye gushaka umuhanuzi. Tugende kuri ya musozi hari umuhanuzi. Tugende na Yotirama hari umuhanuzi. Yego. Tugende Kanyarira hari umuhanuzi. None so abantu bose babigenderamo mu by'ukuri navuga ngo bari mu bujiji, ntago bikwiriye. Nago nanone nahakana ko abahanuzi b'Imana bariho. Yego. Ikigoye ni ukubamenya. Uko byarivanze. None twabamenya dute nyine abazima? Wavuze ibintu byinshi kandi byubaka, ariko uyu munsi ndagira ngo ugire inama twe tugukurikiye. Muhanuzi w'ukuri twamubwirwa n'iki? Icyambere watubwiye ko agomba kuba afite urugo kandi rumeze neza. Oya, uwo mugabo urugo ruhagaze, uwo mugore agomba kuba afite urugo rumeze neza. Aho turemeranya. Yego. Sibyo? Turemeranya kuko buriya iyo umuntu adafite urugo yararwigeze kabone nubwo yakwitwara neza, ushaka kumukubita ntaburi inkona mukubitisha. Ntamukubita kabisa. Ariko ndagira ngo utubwire ikindi kintu noneho twebwe twagendera kugira ngo tumenye umuhanuzi, tunamwizera, ariko tunamenye imiterere yabo, tumenye aho dushakira amavuta yabo. Erega ni byiza ko dusengana n'abahanuzi. Ni byiza, nta nubwo mbyanze, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Aka kanya nubona umuhanuzi uzabanza umwigeho. Yego. Sibyo? Umwigeho. Icyambere hari abaguhanurira bakwatsa amafaranga, kandi
igitambo gikuru cy'ubuhanuzi dufite ni amaraso ya Kristo. Nta mafaranga twatanze, sibyo? Kugira ngo icyo gitambo gitangwe n'ubwo buntu tubugirirwe, nta kiguzi na kimwe kigeze gitangwa. Nta kuntu rero wambwira ngo Imana yakuntumyeho ngo uzumbwire ngo ninguhe 5. Kora umurimo w'Imana nk'uko yawugutumye, kuko iyo nijya kuguhemba izaguhembera rimwe. Rero njyewe inama natanga nuko bagakwiye gukora ibintu bibarimo kandi bakagaragaza n'imbuto zabyo. Yego, urakoze cyane. Bakore ibibarimo bagaragaze imbuto zabyo. Abo ni abahanuzi. Abakeneye guhanurirwa bo, abakeneye guhanurirwa noneho ni ibindi bindi. Abakeneye guhanurirwa bo bagakwiye kubanza bagasenga mbere yo kugira ngo bakire umuhanuzi runaka bamwemere banamwizere. Kuko nimba abahanuzi ari abahanuzi batandukanye, afite abahanuzi barenga 5 aziranye nabo. Mbere yo kugira ngo wakire ubuhanuzi bw'uwo muntu, ugomba kubanza nawe ubwawe ukabanza ugaca bugufi imbere y'Imana, ukabanza ukatura mbere na mbere. Kuko iyo watuye, Mwuka w'Imana aragusanga akakuganiriza. Ni hahandi muri abandi 5 aza kubwira ati hamagara runaka, aragusengera niba ari urushye uruhuke, arakuhanurira koko nubwo buhanuzi ubwizere ko nawe wabugizemo uruhare, wabanze gutelefona Imana mbere yo kugira ngo telefone uwo muhanuzi. Numva ari icyo bagakwiye gukora bo ubwabo, bakabanje gusenga, bakabaza Imana icyo bagomba gukora kuri ubwo buhanuzi. Urakoze cyane. Babanze basenge, babaze Imana icyo bagomba gukora mbere yo kujya gushaka umuhanuzi. Nkunda kubwira abantu ngo niba utarota, saba Imana kwerekwa. Niba uterekwa, saba Imana kumva amajwi. Nimba ibyo byose ari ntabyo, senga amasengesho yo kwiriza ubusa. Hamwe no gusenga uzabona ubwiza bw'Imana bakuriho. Imana iguha umugisha. Hanyuma mukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana kandi ufite imirimo ukorera Imana.